Rwanda mumeze mute ndizera ko muri amahoro. Ni Muhire psychologist ugarutse cyane kubaganiriza. Ikiganiro cyo ni psychology for better life. Turagarutse cyane ngo tuganire ku bintu by'ingenzi cyane bidufasha kugira ubuzima bwiza. Hanyuma rero ni ibihe bintu bitanu ukwiye kumenya ku ndwara y'agahinda gakabije. Hari ibintu bitanu ngiye kubagezaho biri bugufashe gusobanukirwa cyangwa se kumenya indwara y'agahinda gakabije bitagoranye cyane, tutavuze ibintu byinshi. Indwara y'agahinda gakabije tuyisobanuye bishobora kudufata nk'isaha cyangwa se amasaha abiri tuvuga akantu kandi, ariko ngiye kubabwira ibintu bigera kuri bitanu by'ingenzi cyane ukwiye kuzirikana cyane ku ndwara y'agahinda gakabije, bikagufasha kubaho neza, bikagufasha guhangana na depression cyangwa se agahinda gakabije. Ikiganiro cyo ni psychology for better life, maze kutwereka ko mudukunda cyane, mudukurikira. Turacyabashishikariza gukora subscribe ndetse no gusangiza abandi bantu benshi. Mureke twuzuza ibihumbi 10 mu minsi mikeya cyane, byibuze uno mwaka urangira ibihumbi 10 byuzuye. Dukomeze kwaguka, dukomeze kugira ubuzima bwiza, twungurana ubumenyi kuri M250 TV. Hanyuma rero ikintu cya mbere cyo kwitaho cyane cyangwa se kumenya ku ndwara y'agahinda gakabije ni ibimenyetso byayo. Ni ibiki byakwereka ko umuntu afite agahinda gakabije cyangwa se arwaye ino ndwara ya depression. Ibimenyetso byayo rero nibyo byonyine bishobora kukwereka ko ufite indwara y'agahinda gakabije. Harimo ibimenyetso byo kubabara, kumva ubabaye, ni nacyo kimenyetso, ni nayo nyita abantu bahita bumva vuba agahinda. Kumva ubabaye nicyo kintu cya mbere nyine, kumva utishimye, kumva utanezerewe. Gusa ntabwo biba bihagije kuko mu buzima turababara, ariko se kubabara kose biba bishatse kuvuga ko ufite indwara y'agahinda gakabije? No, ahubwo hari ibindi bimenyetso. Ikindi kimenyetso ni uko utakaza ubushake bw'ibintu wakundaga. Kumva ubabaye ni kimwe, ariko noneho gutakaza ubushake bw'ibintu byawe wakundaga ni ikindi kintu kidasanzwe kita kiguhamiriza ko ushobora kuba ufite indwara y'agahinda gakabije. Bashobora kuba ari abantu wakundaga, bishobora kuba ari n'ibintu wari usanzwe ukora mu buzima busanzwe, akazi, kuganira n'abandi, byose ukaba wari usanzwe ubikunda ariko ukahita uhindura shiftinga ukaba utakibikunda. Icyo nacyo ari ikimenyetso cy'agahinda gakabije. Hanyuma hakazamo noneho no guhurwa, kwanga, kudashaka, kutinjoyinga ibintu wari usanzwe ukunda cyangwa se wishimira. Ku bashakanye bananirwa gukora imibonano mpuzabitsina. Ku batarashakana hari ibindi bintu baba basanzwe bakunda, imikino, iki byose, ariko agatangira kutumva uburyohe yari asanzwe abona muri ibyo bintu. Ikindi kintu cy'ingenzi cyo kiguhamiriza ko ushobora kuba ufite agahinda gakabije no guhindagurika muri apeti. Wari usanzwe uri umuntu ukunda kwikubitira imyaka, ukunda kwirira ibiryo ibyo ari byo byose, ariko usigaye wumva ibiryo byose byaba bya bindi wari usanzwe ukunda utakibifitiye apeti. Ibyo ngibyo ni ikintu gishobora kukwereka ko utangiye guhindagura mood cyangwa se apeti yawe. Ni ikintu gishobora kukwereka ko ushobora kuba ufite indwara y'agahinda gakabije. Ikindi kintu ni uguhindagurika muri size, weight, ibiro. Wari usanzwe ufite ibiro biringaniye ariko usigaye ufite ibiro byinshi, cyangwa se usigaye ufite ibiro bikeya bitewe na kiriya kintu cya apeti. Hari igihe apeti ishobora kuba ukumva urashaka kurya ibintu byinshi cyane ibintu by'amasukari, bitagusaba guteka, ujya hariya muri shop ukigurira ukirira. Hari igihe rero umuntu agira ikintu cyo kongera ibiro cyane mu buryo budasanzwe, cyangwa se ibiro bikagabanuka nanone mu buryo budasanzwe bitewe n'impamvu cyangwa se bitewe n'imiterere y'umuntu. Hari umuntu ugira agahinda kurya bigahagarara, hari umuntu ugira agahinda akarya cyane koko, akarya mu buryo budasanzwe. Ibyo nabyo ni ikintu kikwereka ko imyitwarire utangiye kugira ari imyitwarire y'agahinda gakabije. Ikindi kintu rero muri ibi bimenyetso ni ibibazo mu gusinzira. Ibibazo mu gusinzira, mu bundi hari ibindi bibazo bishobora gutuma umuntu adasinzira, ariko agahinda gakabije nako kaza mu bibazo bikomeye cyane bishobora gutuma umuntu adasinzira. Ni ukuvuga ngo ushobora gutangira gusinzira ariko wakwicura ntiwongere gusinzira, cyangwa se ukabura ibitotsi burundu bituma faringa sleep, donc bituma ugwa agacuho nyine ugasinzira. Igihe rero ufite agahinda hari igihe gusinzira bizanga cyangwa se kuguma usinziriye bikanga.
icyo gihe uzamenye ko ushobora kuba ufite indwara y'agahinda gakabije. Kumva unaniwe, kumva nta dutege, kumva ibintu nyine nta gahunda ufite yo kugira ikintu wakwikorera, icyo gihe uzagira fatigue, uzumva unaniwe, nta n'ikintu cyadanje wakoze, nta kintu gikomeye cyane wakoze pe, wumve ufite umunaniro udasanzwe, wumve nta kintu ushaka gukora. Icyo gihe ya interest iba yajyanye nyine n'ubushake bwo kugira ikintu runaka ushobora kuba wakwikorera. Hanyuma rero ikindi kintu ni ukumva nta gaciro gifite, kumva ntacyo kimaze. Ahangaha agahinda kaba katangiye gukomera cyane, utangiye kumva ntacyo uri cyo, biba biri gushyira ku kuba watekereza no kwiyambura ubuzima, kumva nta kintu kimaze mu buzima, kumva nta kintu kubaho bikikumariye, kubera ko no gutangira gutekereza rero ko ubuzima nta kintu bukumariye, kongera gutekereza ko ubuzima nta buryohe burimo, bishyira mu kuba watangira gutekereza kwiyahura, which is somehow strange. Ni ikintu gikomeye cyane, kimba noneho cyita kigaragaza ko agahinda kamaze kugera ku rundi rwego rudasanzwe rukomeye cyane, byihutirwa kuba wagana muganga. Utangiye kugira ibitekerezo by'uko wakwiyambura ubuzima, utangiye kugira ibitekerezo by'uko utaba ukiriho. Aho ngaho rwose biba byiza uhise ugana abaganga bakagufasha, cyangwa se ufite umuntu wawe utangiye kumera gutya, biba byiza uhise umugeza kwa muganga bakamukurikirana. Ako ni akantu ka mbere k'ibanze cyane ukwiye kuzirikana ku ndwara y'agahinda gakabije. Ibimenyetso uri kugaragaza biragaragaza ko ushobora kuba ufite agahinda gakabije. Ikintu cya kabiri cyo kuzirikana ku ndwara y'agahinda gakabije ni ibyago cyangwa se ibintu byongera ibyago byo kuba wagira agahinda gakabije. Ni ibiki biri mu buzima bwawe, ni ibiki biri mu mibereho yawe bishobora kukuzamurira indwara y'agahinda gakabije cyangwa se depression. Ikintu cya mbere, birashoboka ko imibereho yawe mu buzima bwawe ishobora kuba itameze neza, byongera ibyago byo kuba wagira ino ndwara y'agahinda gakabije. Ubushakashatsi bundi bugenda bunagaragaza ko imiterere cyangwa se ibyo uba warakomoye ku muryango, ku babyeyi, hari uburyo bishobora kwinterveninga cyangwa se kugaragaza ino ndwara y'agahinda gakabije ku muntu runaka. Bivuze ngo ni ubushakashatsi buba bwarakozwe ariko buba bukinakorwa, ukaba warakomotse ku mubyeyi runaka, bikaba byagutera cyangwa se byakuviramo ibyago byo kuba wagira indwara y'agahinda gakabije. Aha rero ni ikintu cyo kuzirikana nacyo. Hanyuma kumenya ngo imikorere y'umubiri wanjye imeze ite. Ubwo hazamo ibinyabutabire bitugize bidufasha mu guhererekanya amakuru, ntabwo ndi bubijyemo cyane, ni biology yindi, za dopamine, za serotonine. Ku babyize hari uburyo ibi binyabutabire bitugize mu mubiri byibera mu bwonko, bidufasha kugira ibyo dukora mu buzima, bidufasha kwishima, bidufasha kubabara. Nabyo hari uburyo bishobora kuba biteyemo bikakongera ibyago byo kuba wagira indwara y'agahinda gakabije. Hanyuma rero hazamo no kuba waranyuze mu buzima bukakaye bw'ibikomere gusa. Hari igihe umuntu aca mu buzima bw'ibikomere cyangwa se akibera mu buzima bw'imihangayiko, tubaho mu buzima buno busanzwe, ukaba nta mafaranga ufite, ukaba nta mibereho myiza ufite. Nabyo biri mu bintu byitwa risk factor cyangwa se byongera ibyago byo kuba wagira indwara y'agahinda gakabije. Nta kintu nyamukuru cyitwa ko gishobora gutera agahinda gakabije, gusa uruhurirane rw'ibyo bintu byose bishobora gusobanura intandaro y'agahinda gakabije umuntu yagize. Biragoye ko ushobora kumenya ikintu kiri kugutera agahinda, ariko muganga mufatanyije na muganga uganiriza ushinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe, mushobora kumenya ngo niki cyihishe inyuma y'aka gahinda ndi kugira. Hanyuma ikintu kindi cy'ingenzi cya gatatu cyo kuzirikana cyangwa se cyo kwitaho cyane, ndumva ikindi kintu ntababwiye, hari indwara zimwe na zimwe umuntu agira zisanzwe z'umubiri zishobora gutuma hari indwara zimwe na zimwe umuntu ashobora kugira zisanzwe z'umubiri zikaba zatuma agira agahinda gakabije zidakira. Agakoko gatera sida, za kanseri, umuvuduko w'amaraso, umutima, ni indwara nyinshi umuntu ashobora kugira
mu gihe atariyakira akaba yagira ibibazo by'agahinda gakabije, cyangwa se mu gihe atakurikiranywe neza akaba yagira ibibazo by'agahinda gakabije. Sinagenda ntavuze cyane ku kintu kijyanye no gukoresha ibiyobyabwenge, nacyo ni ikintu gishobora gutuma umuntu agira indwara y'agahinda gakabije. Akenshi hari igihe umuntu avuga ngo gukoresha ibiyobyabwenge bishobora kumfasha kugabanya agahinda, ariko ubundi birakongera cyane birakongera cyane umuntu, aho kugira ngo gakire nyine ibiyobyabwenge birakujijisha by'akanya gatoya, ariko nyuma yaho iyo struggle urastrugglinga cyane kugeza naho bya bindi bikomeye byo gutekereza kwiyahura cyangwa se kwiyambura ubuzima nabyo bibaho, ugasanga ubuzima bugenze nabi. Ndumva uretse wenda no kuba hari imiti runaka umuntu ashobora kuba ari gukoresha bikaba byatuma agira indwara y'agahinda gakabije, birajyana n'ibyo by'izindi ndwara zisanzwe z'umubiri, ibibazo byo mu muryango. Ibyo byose ni risk factor cyangwa se ni ibintu bishobora gutuma indwara y'agahinda gakabije yibasira umuntu. Hanyuma rero ikindi kintu cya gatatu cyo kuzirikana ku ndwara y'agahinda gakabije, iyo umaze kubona ibyo byose, iyo umaze kubona ibyo bimenyetso bidasanzwe, iyo umaze kumenya ngo ni iki cyihishe inyuma y'ibi bibazo, ni ugutekereza ngo ni gute nabona muganga ushaka ubufasha. Abantu benshi agahinda gakabije ntibagerageza kuganiriza abaganga kugira ngo babafashe, kubera ko baravuga ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkiki itoreramo, amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, umuntu niwe wimenyera ibibazo bye, which is wrong. Bitari byo rwose na gatoya. Uko agahinda kawe ukagumana niko kiyongera, igihe kikazagira kakazasandara bikavamo ibindi bibazo bikomeye cyane. Gushaka rero ubufasha mu nzobere ni ikintu cy'ingenzi cya gatatu cyo gutekerezaho mu gihe watangiye kubona ufite bya bimenyetso bidasanzwe uri kugenda ugaragaza. Ikintu cya kane cy'ingenzi rero, ni ukwitaho. Birashoboka ko agahinda ushobora kugerageza gutangira kuvugana na muganga, ariko nawe ukagira icyo ukora, ukagira ibyo ugenda ukora bigufasha guhangana na bwa buzima bugoranye, bwa buzima bw'imihangayiko, bwa buzima bw'ibibazo, ukagerageza kwiyubakamo ubushobozi bwo guhangana n'ibyo bibazo, ugasanga ibintu birushijeho kugenda neza cyane. Ni gute umuntu rero yatangira kwiyitaho? No gukora imyitozo ngororamubiri ya buri munsi, no gukora ama exercice, kugenda gukora jogging, kwiruka mu gitondo nijoro uvuye ku kazi, gukora utundi twitozo tutagoye. Ushobora gukina na bagenzi bawe, ushobora kuganira na bagenzi bawe, ushobora kwitaho nanone mu mirire. Mu mirire ni ikintu cy'ingenzi. Buriya hari uburyo imirire mibi nayo ishobora gutuma umuntu agira agahinda kakamuzonga pe. Hanyuma wagira imirire myiza ugasanga uri guhangana cyangwa se uri kongera ubudaheranwa, uri kongera gukomera, uri kongera kuba wahangana n'imihangayiko nyine yo mu buzima. Kuko akenshi umuntu agira agahinda kuko bitangiye kumugora kuba yahangana n'ibibazo byo mu buzima. Ikintu cyo gukora ni ugukora imyitozo yo gutuza, yo kuruhuka. Hari abazi gukora meditation, hari imyitozo yo guhumeka, ukinjiza umwuka ukawusohora. Ugerageje no kubikora nonaha ukiri kumva aka video ushobora kumva uruhutse. Ni utwitozo duto dushobora kugufasha kumva uruhutse, kumva umeze neza. Abazi gukora meditation nawe ushobora kuyiga, gufata umwanya ugatekereza biri deep, donc ugafokasinga ikintu kimwe. Ngira ngo tuzafata umwanya nabyo tubiganireho, ariko nayo ni imyitozo ishobora kugufasha gushyira ibyiyumvo byawe cyangwa se intekerezo zawe ku murongo, bigatuma agahinda gakabije katakwibasira. Hanyuma rero gusinzira bihagije. Twize kuvuga ngo abantu bafite ikibazo cy'agahinda gakabije gusinzira biragorana, ariko iyo umuntu atangiye gusinzira mu buryo bw'akavuyo, hari uburyo umubiri utaruhuka, bya bibazo rero nabyo bikamuca urwaho. Rero gusinzira bihagije ni ikindi kintu cy'ingenzi wajya ukora. Ukikorera umuti w'ibyishimo, ukikorera umuti wo guhangana n'ibibazo. Umuntu wasinziriye neza ntabwo ibibazo bipfa kumwinjira uko bibonye. Birafasha rero cyane
ikindi kintu ntasiga ntababwiye no kwishima. Ishime, fata umwanya n'ibyo akazi urakeneye kugakora, ukeneye kwinjiza amafaranga, fata umwanya uruhuke, fata umwanya wishimishe, fata umwanya ukina ibyo ukunda, fata umwanya ukora ibyo ukunda. Ni ibintu bizagufasha kwiyubakamo nanone bwa bushobozi, ya resilience, bwa budaheranwa, bugufasha guhangana n'ibibazo, bugufasha guhangana n'ibizazane byo mu buzima. Ntabwo uzabigeraho rero nuba umara amasaha menshi mu kazi, ntufate umwanya wo kuruhuka, ntufate umwanya wo kwishimana n'abawe, ntufate umwanya wo kwishimana n'inshuti n'abavandimwe. Fata umwanya wishimana n'inshuti n'abavandimwe, bizagufasha kugira ubuzima bwiza, bizagufasha kugira ubuzima bwiza butarimo agahinda. Hanyuma rero ikintu cya nyuma cya gatanu cyo kwitaho cyane, cyo kuzirikana ku ndwara y'agahinda gakabije, ni ukugabanya ipfunwe rijyanye n'agahinda. Abantu benshi baravuga bati nibabona mfite agahinda se biragenda gute, reka nshinjagire nshira, reka amarira atemba ajya mu nda, reka kugira ngo hatagira abanseka, kugira ngo hatagira ababona ko ndwaye, hatagira ababona ko hari ibibazo mfite. Ikintu cy'ingenzi wagerageza gukora ni ukuganiriza abantu ku by'ikibazo cyawe, ku by'agahinda kawe. Kuganiriza abantu iby'agahinda kawe bizagufasha kubohoka, bizagufasha gushira inimba, bizagufasha kumera neza cyane. Ikantu k'ingenzi kuri iyi ngingo ya gatanu yo kuzirikana ku kintu kijyanye n'agahinda gakabije, gerageza kumenya byinshi ku kibazo ufite. Si n'agahinda gakabije gusa, n'ibindi bibazo byinshi ufiteho amakuru ahagije ku mpamvu yabyo, ku bintu bigiye bitandukanye bijyanye n'icyo kibazo ufite, biragufasha cyane gukira vuba, biragufasha cyane kwitaho. Gerageza rero kumenya, kongera ubumenyi bujyanye n'agahinda gakabije ufite. Ikindi ufashe n'abandi kubimenya, hanyuma ugerageze no kwishyira mu mwanya w'abandi. Iki cyo kirareba buri muntu wese. Uriya muntu ufite agahinda, iyo ugerageje kumwumva, iyo ugerageje kwishyira mu mwanya we, ugerageje kumuba hafi, bituma ikintu kijyanye no kubabara cyangwa se kwiyongera kw'agahinda gakabije kigabanuka. Kubera iki? Wabashije kumwumva, wabashije kwishyira mu mwanya we. Hanyuma ikindi kintu cy'ingenzi cyane ni ukudacira urubanza. Twese kiratureba. Umuntu nimba ababaye, wimucira urubanza. Nimba ari kwitwara mu buryo runaka, wimucira urubanza. Mwumve, nubwo nta kindi kintu wamufasha, ariko ubasha kumwumva kugira ngo nawe bimufashe kwiyongera cyangwa se kwijajara cyangwa se kwiyuzuza imbaraga zamufasha kurenga ku kagozi, kurenga ku kaziga k'agahinda, kurenga ku kaziga k'ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyaba kiri kumubangamira. Ngayo nguko rero, ibyo ni ibintu bitanu tubinyuzemo twihuta cyane. Ikintu cya mbere cyo kuzirikana, zirikana ibimenyetso cyangwa se sobanukirwa indwara y'agahinda gakabije. Menya ibimenyetso byayo, nicyo kintu cy'ingenzi cya mbere. Mu gihe ushobora kuba uyifite, mugenzi wawe ashobora kuba ayifite, umuvandimwe, inshuti, gerageza kubimenya. Ikintu cya kabiri, numara gusobanukirwa ibimenyetso by'indwara y'agahinda gakabije, sobanukirwa impamvu zibyihishe inyuma, factors zishobora gutuma agahinda gakabije kiyongera cyangwa se gakura. Ibyo ngibyo iyo umaze kubimenya, bigufasha kumenya uburyo uhangana nako. Hanyuma nyuma yo gusobanukirwa factors cyangwa se impamvu ziri gutuma agahinda kaza cyangwa se kakiyongera, tangira urebe uburyo washaka ubufasha. Mboneraho no kubabwira ko M250 Group Limited ari ikigo kibafasha gukira cyangwa se kumenya byinshi bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, harimo kubaganiriza gutya, harimo kubashakira kubahuza n'inzobere zabafasha, harimo natwe ubwacu hari ibyo tubunguraho ubumenyi, hari ibyo tubafashamo mukabasha kumera neza, ibintu bikarushaho kugenda neza. Hanyuma rero ikindi kintu cya kane cyo kuzirikana no kwitaho. Kwitaho ni ikintu cy'ingenzi. Iyo umaze kubonana na muganga, iyo utangiye urugendo rwo kuganira, hari ibyo ukora kugira ngo umere neza. Ikintu cya nyuma dusorejeho, kubasha guhangana n'akato cyangwa se ipfunwe rigendanye n'aka gahinda gakabije. Gerageza kumva abandi, gerageza kugira ibyo umenya bijyanye n'iyo ndwara, gerageza kudacira urubanza, gerageza ibintu bigiye bitandukanye byagufasha kumera neza, utiheje, ushaka abagufasha, ushaka abo muganira, ubundi ibintu bizagenda neza. Ni Psychology for Better Life. Ndi Muhire, I'm psychologist. Nshobora kubafasha nanjye uko nshoboye, binyuze muri ibi biganiro, binyuze mu bufasha ubwo ari bwo bwose bujyanye n'ukuntu mwamera neza mu kugira ubuzima bwiza
bwo mu mutwe. Dufite nimero address ushobora kutubonaho ukeneye inyunganizi, ubufasha, ikindi kintu icyo ari cyo cyose kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ushobora kuduhamagaraho, unyuze aho hasi muri description iriho ushobora kutubona, ushobora kandi no kutwandikira muri comment ukatubwira ikibazo, inyunganizi, igitekerezo, ubundi tukarushaho kugendana neza cyane. Hanyuma rero nimba ari ubwa mbere tugenda uzakoze subscribe kugira ngo tujye tubana, ibi biganiro bizajya mubyumva kenshi cyane, mubyumva umunsi ku wundi mu ngingo zigiye zitandukanye, muri topics zigiye zitandukanye, ubundi turusheho kugira ubuzima bwiza cyane.